Twongeye kubaha ikaze hano ku isengesho ribohora official, abakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri iyi channel, ndetse mukaba n'abakunzi b'amasengesho anyura hano. Muhawe ikaze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Muze tuganire ijambo ry'Imana. Ubaye ari ubwa mbere utarakora subscribe, utarayikanda, nyuma y'ijambo ry'Imana n'isengesho turi bunyuzeho dushoje, nuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, kugira ngo tujye tubana igihe cyose tunyuze ijambo ry'Imana. Kandi nawe wakoze ijambo wamaze gukora sabone cyangwa subscribe, icyo usabwa nta kindi we no gukanda like, ukakanda kuri like na share. Ibyo birahagije. Mugubwe neza muri byose. Reka dusenge umwanya tugiye kwinjiramo, duhamagara Imana Data wa twese n'umwuka wayo, kugira ngo bibane nawe wowe. Icyo ugiye kumva kikugirira umumaro, icyo ugiye kumva cyubaka ubuzima bwawe, kuko Imana ni Imana ica mu ijambo ryayo. Nta kindi ntiwatandukanya Imana n'ijambo ryayo. Muri iki gihe cya none rero, Imana ni Imana y'umwuka, kandi no kuva kera kose yari umwuka, n'abayisenga bayisenga mu mwuka no mu kuri, niko ijambo ryayo rivuga. Iyo igiye gukora rero ikoresha ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo egara umwuka. Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye ni wo mwuka, kandi umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Ijambo ry'Imana wumva rihinduka umwuka ku buzima bwawe mwiza, rihinduka umwuka ku buzima bwawe mwiza. Ni ukuvuga ngo icyo ukeneye rero cyiza, Imana igiye kukizana iyohereza ijambo. Igihe cya none rero ntiwabona Imana igenda n'amaguru, ntiwayibona hano mu isi, kuko ari Imana y'umwuka hano mu isi. Kugira ngo ikore biyisaba umubiri w'umuntu, umuntu akayitiza umubiri, akayiha umubiri we, akemera ko akanwa kiwe Imana igakoresha, ibiganza Imana ibikoresha, ubutunzi bwawe ukemera ko Imana ibukoresha kugira ngo usohoze umugambi wayo. Ubuzima bwawe mbega bwose ukabuha Imana ngo ibukoreshe, isohoze umugambi wayo. Kugira ngo ikore rero ikenera wowe, kugira ngo igire uzamura, imuhindura imibereho, izakoresha wowe. Kugira ngo igire uwikorera, imukemurire ibibazo, izakoresha wowe. Kugira ngo igire uwo ipromotinga, muvane mu rwego ajye mu rundi rwego, izakoresha wowe. Ni Imana ikoresha abantu. So rero iyo tuvuga ijambo ry'Imana, ni ijambo rica mu kanwa k'umukozi w'Imana. Imana imufata ikamucishamo ijambo ryayo, rya jambo rikakugeraho ariko ikoresheje umuntu wayo. Umuntu wemeye gufata ururimi rwe, wemeye gufata akanwa ke akagaha Imana, Imana ikagakoresha ku bwawe. Rero iyo igiye gukora yohereza ijambo ryayo ku buzima bw'umuntu cyangwa se ahantu. Nk'uko ubona yuko nta na kimwe cyaremwe kigaragara kano kanya kitaremwe n'ijambo ryayo. Icyo ubona cyose kigaragara, inyenyeri, ukwezi, izuba, byaremwe n'ijambo ryayo. Ibiti bitandukanye, byaba ari iby'imbuto ziribwa n'ibivamo imbaho n'ibindi byose, byaremwe n'ijambo ryayo. Amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu isi n'ibiguruka byose byo mu kirere, nta Imana yabiremesheje ijambo ryayo. Cyo gihe kuko nta muntu wari uhari, yaravugaga icyo ivuze kikabaho. Ariko ijya kurema ibyo bintu, yari irimo irema ibintu umuntu agomba gutwara, umuntu akaza akabibamo. Igeze ku muntu nabwo tubona ko yaremye umugabo n'umugore wonyine. Abantu babiri nibo yaremye. Abandi bavutse kuri uwo mugabo n'uwo mugore baremwe n'ijambo ryayo, kuko umugabo n'umugore imaze kubarema yaravuze, yabahaye umugisha. Umugisha yabahaye ni ikirero, si yabahaye bifatika, ahubwo arabwiye ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Kuva icyo gihe abantu barororoka mpaka magingo aya. Rero ndajya nkubwire ngo, ndavuga ngo dusenge umwanya tugiye kwinjiramo, kuko ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Udasengewe ntiwabasha kuryumva, waryumva uko ritari.
ndetse na Satani ashobora kuza akafunga amatwi yawe ugasanga n'ubundi ntabwo rikoze mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rigomba gukora mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye. Byanditswe bivuga yuko ritajya rimanukira ubusa. Ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa, riza rifite icyo ryagamije kandi rigomba gusohoza icyo riba rigamije ku buzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana risohoza icyo rigamije ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni ukugira umutima wagutse, umutima umeze nk'umurima mwiza ubibwamo imbuto zikera mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugarutse mu mwanya w'ijambo ryawe. Hari abaje hano ku isengesho ribohora official bashaka kumva ijambo ryawe. Nsengeye amatwi yabo y'imbere kugira ngo Mwami ubahe kumva no kwakira icyo uvugana n'ubuzima bwabo, kandi ijambo ryawe ntirisubireyo uko ryaje mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami ijambo ryawe wohereje kugira ngo ritujijure, wohereje kugira ngo ritwigishe, wohereje kugira ngo dufungure, ridukore ku maso, riduhumure. Reka ijambo ryawe riduhumure, reka ijambo ryawe rihumure abantu bawe, reka ijambo ryawe rijijure abantu bawe, reka ijambo ryawe ryagure abantu bose baje hano ku isengesho ribohora official katika jina la Yesu. Ntihagire n'umwe uri busubire uko yaje. Nanjye ndatura ngo ugiye gucishamo ijambo ryawe, nanjye ubwanjye rinyagure cyane, rinjire munini cyane, ringeze aho wagambiriye ko ngomba kugera hamwe n'aba bene data, ribageze aho wagambiriye ko bagomba kugera mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana rikugeze aho Imana yagambiriye ugomba kugera mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana ikujyana ntabwo ari habi, aho ikujyana ni heza. Irakuvana mu bubi ikujyana mu bwiza. Irashaka kukuvana ku ntambwe iguteza iyindi ntambwe. Ntabwo Imana nuko watinda aho ngaho ugakwamira aho ngaho, yaba ari mu buryo bw'umubiri cyangwa yaba ari mu buryo bw'umwuka, aho wibona, aho uri kano kanya. Imana ishaka kuhakuvana ikakujyana ahandi, aho kwizera kwawe kugeze gukura. Imana ishaka kugira ngo ikuvanaho kuri ikujyane mu zindi nzego. Icyo uzi kuzi, Imana irashaka kumenya ikirenze icyo wari uzi. Ibyo uzi utunze, Imana irashaka kutunga ibirenga ibyo wari utunze. Uko wumva umerewe, Imana ishaka kumererwa neza kuruta uko umerewe. Ariko ibyo byose kugira ngo ibikore, kandi inzira igomba kubicishamo, hari icyo isabwa, hari ikigomba kugira ngo ibikore. Icyambere igomba ibikora kuko wasenze. Utasenze, nongere nkubwire, utasenze ntabwo Imana ishobora gukora ku buzima bwawe igihe utasenze. Kubera iki mpamvu mvuze ibi ngibi? Niyo mpamvu bivuga ngo musabe muzahabwa. Icyo ufite uragifite, ariko icyo udafite ntishobora kukimanura mu buzima bwawe utagisengeye. Nongere mbisubiremo, icyo yaguhaye arakiguhaye kano kanya, uragifite mu buryo bw'umubiri bufatika, ariko icyo udafite, icyo ukeneye ugomba kugihabwa kuko wagisabye. Icyo ukeneye udafite ugomba kukihabwa kuko wagisengeye. So ni ukuvuga ngo rero muri uko gusenga, Imana yiteguye kuguha icyo uri buyisabe. Icya kabiri kandi, Imana uburyo igomba gukoramo cya kindi wayisabye, inzira igomba gucamo ikuzanira icyo wayisabye, n'ubundi ica mu nzira zitwa ijambo. Kuko icyo Imana ishaka ko kiba cyose ikinyuza mu ijambo ryayo. Ntabwo nutizera ijambo ry'Imana, nutizera icyo ikubwira, uzamera nka wa musirikare wabwiwe ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izaba igura shekeli imwe. Umusirikare avuga ati ibyo byashoboka gute? Naho Imana yakingura ijoro ibyo byakunda?
iyi cyari igihe cy'akaga cyaho igihugu cyari kiri mu nzara ya Samariya. Hari harateye inzara ikomeye muri Samariya cyane. Inzara yageze ku rwego rwo kugira ngo abantu barye abantu babo mu gihugu. Amatungo yari yarashize, ibara yari yararangiye. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi w'Imana arekura ijambo nk'iryo ngiryo ku bantu b'i Samariya. Umusirikare mukuru watwaraga, wavuga ngo yari uyoboye ingabo zose zirinda umwami, aravuga ati ibyo byashoboka gute naho Uwiteka yakingura imiryango yo mu ijuru? Umuhanuzi aravuga ngo ibyo uzabirebesha amaso yawe, ntuzabirya. Iyo uhinyura, iyo utizera ijambo ry'Imana, ubona abandi basubizwa, wowe mbega ubona ibyiza biba ku bandi, wowe bikakuba kure. Bisaba rero kugira ngo ugire kwizera no kumenya imikorere y'Imana. Imikorere y'Imana nta handi ica mu ijambo ryayo, inyura mu ijambo ryayo. Icyo ukeneye ikoherereza ijambo, waryizera rigahita ubona rezita, ubona ibitangaza by'Imana. Uyu munsi rero tuje kuganira n'ubundi ijambo tugiye kuvugaho ni kudahuzagurika mu byo kwizera. Kudahuzagurika mu byo kwizera, ahubwo ugakomera mu kwizera kwawe. Tuje kuganira iyo ngingo, niyo tugiye kuvugaho. Kudahuzagurika mu kwizera kwawe, ugashikama cyangwa ugakomera mu kwizera kwawe. Igihe cyose umwana w'umuntu yahuzaguritse mu kwizera kwe, bishatse kuvuga ko iyo yahuzaguritse mu kwizera kwe, nta rezilita abona mu byo aba akeneye. Ushaka kubona Imana, agashaka kubona Imana izana impinduka mu buzima bwe, bisaba kugira ngo yirinde guhuzagurika mu kwizera kwe. Iyo yahuzaguritse, ntakomerere mu byo yizeye, ntashikame ku cyo yizeye. Ni ukuvuga ngo ntabona rezilita mu byo asengera no mu byo bamusengera. Uko wasengerwa kose, amasengesho yose wasenga yose, utizera ntabwo ubona igisubizo. Igisubizo ukibona igihe wizeye. Guhuzagurika rero mu kwizera ni iki? Reka tubisobanureho, dusome ijambo ry'Imana, tugaragaze ni ryari umuntu ahuzagurika mu kwizera, ni ryari umuntu ese igihe yahuzaguritse mu kwizera kwe ni izihe ngaruka bimugiraho? Iyo wahuzaguritse mu kwizera kwawe, ingaruka ya mbere ikugeraho, icya mbere kwanza, ubabaza Imana. Ntabwo Imana inezezwa n'umuntu uhuzagurika mu kwizera kwe. Ntabwo Imana yishimira umuntu uhindagurika, wizera umunsi umwe ejo akabivamo, wizera mu isaha imwe, iyindi saha ugasanga yasohotse mu kwizera. Uwo muntu yizengurukaho. Iyo uri umuntu uteye gutyo mu kwizera kwawe, bigutera kwizengurukaho, bituma nta mpinduka. Utukisha izina ry'Imana, Imana ikagaragara nk'idakora, kandi nyamara ikibazo atari Imana, ahubwo ikibazo gifitwe nawe. Uyu munsi ndagusengera ngo Imana, wowe uneze amatwi, ndagusengera ngo Imana igufashe yubake kwizera kwawe, nikugahuzagurike. Ibuka ko ijambo rivuga yuko umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Ntabwo abeshwaho n'ibiryo n'ibimfatika n'ibindi bigaragara. Umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Ntabeshwaho n'amashuri menshi n'impamyabushobozi nyinshi, ntabeshwaho n'inshuti nyinshi, ntabeshwaho n'abavandimwe biwe, ntabeshwaho n'akazi kiwe, ntabeshwaho n'ibintu ibyo ari byo byose byitwa ko ari ibye cyangwa se bigaragara. Umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera.
iyo asubiye inyuma, niko ijambo rivuga ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Dufite abantu benshi basenga ndetse batajya no mu byaha bya bindi abandi bajyamo, ariko ikibazo bafite muri bo ugasanga icyo bakora barahuzagurika mu kwizera kwabo, basubira inyuma mu kwizera kwabo. Iyo munsi aba yizeye ko yakize, ejo ugasanga wapi ntiyizeye. Usengana n'umuntu uwo mwanya akizera, watandukana nawe ugasanga yavuye mu kwizera, yongeye gusubira mu maganya, yongeye gusubira mu kwiheba. Ndagusengera kugira ngo Imana ikomeze kwizera kwawe mu izina rya Yesu. Reka rero dusome Matayo igice cyaho cya 14. Matayo igice cya 14 n'umurongo waho wa 25 ariho tugiye gutangirira. Ngo nuko mu nkoko aza aho ari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero ati mwami, niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Amen. Tubonye iyi nkuru, ibi ni ibyabaye. Yesu umunsi umwe ngo aza mu masaha yo nuko aza mu nkoko, aza aho ari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Aza mu nkoko ni nari amasaha nko kuva mu masaa 9 ukamanuka kugeza mu masaa 11 na saa 12 aho. Ayo niyo masaha bita amasaha yo mu gihe cy'inkoko. Ni kuva mu masaa 9 ukagenda ukamanuka hafi mu masaa 12 aho ngaho. Ubwo rero urumva ko byari mu rukerera bugiye gucya, nyine aza agendesha amaguru hejuru y'amazi. Aje agendesha amaguru hejuru y'amazi. Bigishwa kuko ukuntu bari bamuzi, yabanaga nabo bakazi ngo nyine bazi ko ubwo bushobozi butamurimo. None bamubonye ari kugendesha hejuru y'amazi y'inyanja, ari kugendesha amaguru hejuru y'inyanja, bagira ubwoba ngo barataka, bagira ngo bati ni umuzimu. Batangazwa n'ibyo bari kubona, bagira ubwoba kuko bumvaga yuko nta muntu wambaye inyama n'amaraso wabasha kugendesha amaguru hejuru y'amazi, byanga bikunda yarigita. Bamubonye agenda hejuru y'amazi barataka cyane, bagira bati ni umuzimu, kuko bari bazi ko ikiremwa cyitwa umuzimu icyo nicyo cyakora ibyo. Ntabwo bumvaga yuko byanga bikunda umuzimu ari ufite ubwo bubasha, ari ufite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo. Ngo ariko Yesu uwo mwanya arabegera arababwira ati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Aho ngaho urabona ko muri iyi nyigisho hano ubwaho urabona ko iyi Bibiliya yigisha n'umuzimu. Abigishwa bo bari bazi umuzimu icyo ari cyo. Bari bazi umuzimu icyo ari cyo, nuko gusa bashatse kuwitiranya na Yesu. Yesu niyo mpamvu yababwiye ati mwitinya, ntabwo ndi umuzimu ni jyewe. None ngo Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe. Kuko Petero we yari inkwakuzi cyane kandi yari umuntu ugira ishyaka cyane. Aravuga ati mwami, niba ari wowe, kugira ngo nemere ko ari wowe, utari umuzimu, ari wowe dusanganywe tuziranye. Niba ari wowe, ngaho tegeka nanjye nze
aho uri ngendesha amaguru y'inyanja. Tegeka nanjye nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'inyanja. Urashaka kuva ku rwego ujya ku rundi? Urumva ushaka gukora ikintu cyananiye abandi cyangwa cyakunaniye? Inzira yo gukora ikintu gikomeye cyakunaniye, inzira yo gushobora ibidashoboka, inzira yo gushobora ibyananiranye ni ukwizera. Kwizera ko kwizerera muri Kristo Yesu, kwizera ko kwizerera mu Mana. Niba ushaka gukora ibyananiye abandi, niba ushaka kugera ku byo ibyakunaniye, niba ushaka kugera ku byo ababyeyi bawe batagezeho, ugashaka kugera ku byo bakuru bawe batagezeho, kwa ba data wanyu batagezeho, abantu bo mu miryango y'iwanyu batagezeho, abo muvukana batagezeho, abo mwiganye batagezeho, biragusaba kugira ngo uzamure kwizera, ugendere mu itegeko rya Kristo. Hano Petero yari yifuje ikintu cyiza cyane. Yabonye Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja, aramubwira ati niba databuja ari wowe, tegeka nanjye nze ngendere hejuru y'ayo mazi ngo usange aho uri. Urashaka kugira aho bamwe abandi bageze cyangwa ukaruta ukabatambukaho? Biraterwa no kwizera kwawe. Urashaka kugera ku by'abana b'umwijima abarozi bavuze kutageraho? Biraterwa no kwizera kwawe. Nuzamura kwizera kwawe urabigeraho mu izina rya Yesu. Nuzamura kwizera kwawe uragera aho nyoko atageze, se atageze, abavandimwe batageze, imiryango yawe itageze. Nuzamura kwizera kwawe, kwizera kwawe ntukubakire mu mashuri. Nubwo kwiga ni byiza, sinkuje kwiga ni byiza, ni byiza, ariko kwizera kwawe wikubaka mu mashuri. Ariko kwizera kwawe kugira imiryango ikomeye ni myiza, ariko kwizera kwawe wikubakira mu miryango. Rwose birashoboka kwizerera mu badokiteri bakomeye, ukumva yuko wajya kwivuza i Burayi, ukumva yuko wajya kwivuza mu Buhinde, ukumva yuko wajya kwivuza aho muri ibihugu byateye imbere. Nabyo nta kibazo, ariko noneho kwizera kwawe wigushyira mu baganga b'abana b'abantu. Gushyire muri Kristo urebe ko iyo ndwara yananiranye idakira. Gushyire muri Kristo, gushyire mu Mana. Hanyuma numara kugushyira mu Mana, utangire gutera intambwe mu izina rya Yesu Kristo ziganisha mu kwizera. Ntabwo kwizera ubwako ubundi gutuma dukora ibintu, ntabwo kwizera kuduheza hamwe. Kwizera gutuma dutangira gutera intambwe. Aha Petero yatangiye gutera intambwe yo kwizera Kristo yuko nawe ashobora kugendera hejuru y'amazi. Nubwo yagezemo hagati akananirwa, ariko nibura hari intambwe yari yatangiye gutera yo kwizera. Mu bandi 11 bose nta numwe wari watinyutse, ariko yabashije gutinyuka. Tinyuka mu izina rya Yesu Kristo, ugira intambwe utera. Uhagaze mu kwizera uzagera ku cyo abandi batagezeho. Uzashobora ibyo abakwegereye batabasha. Uzashobora iby'amashuri yananiwe. Uzashobora iby'imiryango yawe yananiwe. Uzashobora iby'abavandimwe bawe bananiwe. Uzashobora ibyo ubona abantu bakuzengurutse cyangwa basanzwe bakuzi batabasha. Uyu Petero rero yazamuye kwizera kwe, ahubwo bigezemo hagati. Ikibazo bigezemo hagati, umva ukuntu byagenze bigezemo hagati. Aramusubiza ati ngwino. Nta kibazo. Igihe cyose Yesu aba yifuza abantu bashaka kujya imbere, abantu bashaka kuva ku rwego bajya ku rundi, abantu bashaka kuva aho bari bakagana imbere. Arabwira ati ngwino kabisa, ngwino vayo. Abaguteza amaboko avuga ati ngwino vayo winjire mu bugisha yawe, vayo winjire mu rugo, vayo winjire mu muryango, vayo winjire muri ibintu usaba, ngwino byinjiremo, tera intambwe ubyinjiramo. Akeneye abantu rero bavaho bari bakaza. So noneho rero Petero avuga ngwino. Petero no aragenda aratambuka nk'uko ijambo rivuga ngo aratambuka. Yatangiye kugenda ngo agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Atera intambwe ya mbere, atera iya kabiri, ariko ajya aho Yesu ari.
ariko ijambo rivuga ngo ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya. Akibona umuyaga imbere ye, kuko umuyaga wari urimo urahuha, umuyaga wo muri ayo masaha mu masaha 10, mu hagati ya saa 9 na saa 11, umuyaga wari urimo urahuha. Ngo abonye ko umuyaga ari mwinshi agira gute? Aratinya. Yatangiye gutinya abonye ko umuyaga ari mwinshi. Turasenga, twamara gusenga, uvuye mu masengesho igihe runaka, imbere yawe haturuka umuyaga, ukagira ubwoba, ukongera ugatinya, ukumva ko amasengesho ntacyo yamaze. Ninde waroze kwizera kwawe? Kwizera k'umuntu barakuroga. Satani yani ibilisi anaweza akashambulia imani yako ili yumbayumbe. Satani ashobora kwataka kwizera kwawe, akakugabaho ibitero kugira ngo kwizera kwawe guhungabane. Ni guhungabana, igisubizo ukirate. Ni guhungabana, impinduka ntuzibone. Niba hari ikintu gikwiriye gusengerwa kubasenga, niba hari ikintu gikwiriye gusengerwa kubizerera mu Mana, ikintu bagomba gusengera kirenze ibindi ni ukwizera. Wowe nteze amatwi, ukeneye gusaba Imana kugira ngo iguhe gushikama mu byo wizeye mu izina rya Yesu. Kwizera rero ntabwo kureba ibibazo, ahubwo kwizera kugucisha mu bibazo kukakugeza mu bisubizo. Kwizera ntabwo kureba ibibazo, kureba ibisubizo. Kwizera ntikureba umuyaga. Iyo urebye umuyaga, kwizera kwawe kukareba imiyaga, iyo miyaga ikagutinyisha, birangira uri gise, birangira utebeye, ugatebera mu bibazo. Kugira ngo udatebera mu bibazo, kugira ngo udatebera muri ibyo bikurwanya, udatebezwa n'ibikurwanya, zamura kwizera kwawe. Ntambwe zawe zikomeza kujya imbere zitumbiriye Yesu. Umuyaga wihorere, ibibazo byihorere. Kuvuga ngo umugabo arambwira nabi, byihorere, wibyitaho. Naburaye, wibyitaho. Tumbira Kristo, uragera ku gisubizo. Ubushomeri busa nk'ubutaye umugongo, urebe Imana, kurebe igisubizo kikuvana mu bushomeri. Wirebe ubwo burwayi n'igihe ubumaranye, wirebe ubwo burwayi n'imyaka ubumaranye. Igihe turasenze ubonye ikimenyetso, wumvise impinduka nkeyaho, nkaho icyo kimenyetso ubonye cyakuzamuye mu byiringiro ngo wizere cyane, ugategereza yuko birangira neza burundu. Kandi hari ikimenyetso wari ubonye kikwemeza ko ibintu bigiye kurangira. Iyo ufatiraho, byari guhita birangira burundu, iyo ndwara igakira. Ariko nyuma y'agahe gatoya yongeye kuribwa, ushidikanya ko utakize, ushidikanya ko ryasengesho ntacyo ryakoze, ushidikanya. Nguko icyo abizera muri iyi minsi bari kuzira. Babona umuyaga bagatinya, babona imiyaga batinya, bigatuma batangira kurengerwa n'ibibazo, kurengerwa n'amadeni, kurengerwa n'ibitero by'abarozi, kurengerwa n'imbaraga z'umwijima. Imbaraga zikabagota neza, ugasanga kubera iki? Bageze imbere babonye umuyaga w'ibibazo, baratinya. Kandi ubwo bari bamaze gusengerwa, cyangwa se hari n'ibimenyetso by'ibyiza byari byatangiye kugaragara mu buzima bwabo biciye mu isengesho twasenze, cyangwa se ubwawo wisengeye. Ndagira ngo rero Imana y'amahoro ikwambike kwizera mu izina rya Yesu. Umva rero ikintu cyakurikiyeho, Imana yagure, ureke guhuzagurika. Ikintu cyabaye, umuyaga watumye Petero ahuzagurika mu kwizera kwe, ubwoba buramwinjirana. Igihe cyose ubwoba bwinjiye, buhinduka umuryango w'abadayimoni. Gushidikanya iyo kwinjiye, guhinduka umuryango Satani ahita profita kwa gushidikanya kwawe. Iyo abonye ahantu hari ugushidikanya, iyo abonye ahantu hari ubwoba, ahita aguprofetera muri bwa bwoba, akaguteza akaga,
ashobora kuguprofitira muri kwa gushidikanya kwawe, akongera agafunga imiryango y'imigisha yawe, kandi imiryango y'imigisha yari yatangiye kugira gute? Gukinguka. Nawe uri kubona ko ibintu byatangiye guhinduka, uri kubona ko urugo rwawe mugabo mwatangiye kumvikana, sheri mwatangiye guhuza, ariko wagira gatoya gusa wakingura umuryango w'ubwo no gushidikanya ugasanga byongeye bisubiye hasi, bisubijwe hasi no kwizera kwawe guke, bisubijwe hasi n'umuyaga uje ugashushubikana ibitekerezo byawe, ugashushubikana imitekerereze yawe, ya mitekerereze yawe ikaza ikaderanja umutima ukavamo ibyiringiro, umutima ukavamo kwizera biciye bwite. Imbaraga z'Imana zongere kukubaka, imbaraga z'Imana zigukomeze mu izina rya Yesu Kristo. ngo uwo mwanya Yesu arambura ukuboko aramufata, gusa ngo umuyaga kuko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Iki nacyo nakimushimira, kuko n'ubundi yaratatse, nubwo yaratangiye kurengerwa yahise atangira gutaka, arataka. Mu kwizera kwa Petero mu byo yaratangiye gukora, mu ntambwe yaratera kwiwe nyine rezita zikubona, rezita nawe ari kugendera hejuru y'amazi birimo birakunda, gusa ageze imbere akubitanye n'umuyaga, umuyaga urebye aratinya, tangira kurengerwa, tangira kwisanga mu kaga, bona arengerwa agiye gupfa, ariko mu ipfa ryiwe no muri icyo kibazo kiwe arataka ati databuja nkiza, databuja nkiza. Ibyo nibyo bikwereka yuko gusenga kenshi na kenshi ari intwari ikomeye. Urumva ko yarageze ahaga, iyo yarageze ahaga abonye yuko ibintu bitangiye kwanga, ibyo yakoraga birimo biranga, aratakamba. Aka nako twakamwigiraho tukareba ko igihe n'igihe umuntu abuze kwizera, n'igihe umuntu atangiye guhura n'ingaruka zo kutizera kwe, n'ingaruka zo gushidikanya kwe, nibura uba ugomba gutaka n'ubundi, ugakomeza gutaka, ugatakambira Imana. Igihe ubonye ugiye kurengerwa kubwo kwizera gushidikanya kwawe, ibibazo bikubanye byinshi, wari utangiye gutera intambwe, wari wubatse urugo, Imana ikubakiye urugo rwose, Satani ahagurukije imiraba n'imiyaga ukabona rugiye gusenyuka, kongera ugatabaza uti Imana ntabarira urugo rudasenyuka. Igihe ukirukeneye, kuko hari abandi baba bararuzinutse, akaza akubwira ati dusenge, ahubwo nsengera ntandukane nawe. Bo nta kindi uwo ngo nyine ufatanya nawe mu byo aba yizereyemo, ariko ubundi ugifite umutima ahubwo Mana tabara urugo rwanjye, sinshaka ko rusenyuka, agahagarara muri uwo mwuka wo kwizera. Rero uko niko byagenze, ntabara mwami business yanjye sinshaka kwisenyuka, sinshaka kwirangira. Hari undi uvuga ati ubucuruzi ngiye kubureka nkora ibindi, kuko yabonye ibintu bitari kugenda, ntamenye neza yuko ari abadayimoni batatse iyo mikorere ye. N'ubundi uzareka ibyo wakoraga ujye gukora ibindi, ucuruza ibindi, wa mwuka wagutsinze mu bucuruzi bw'ibyo wacuruzaga uzakwataka no mu bindi nabwo byange. Icy'ingenzi rero ahubwo ni ugutabaza kugira ngo Imana igukize iyo myuka y'ibihombo mu izina rya Yesu. Ndahatura ngo Uwiteka gukiza ibyo bihombo mu izina rya Yesu. Tsinda urupfu n'ikuzimu, ndahatura ngo Uwiteka gukiza iyo ndwara ijya rimwe na rimwe ugasanga wakize, ejo ugasanga byongeye. Twasenze bamerewe neza ejo ugasanga byongeye. Uwiteka akamya amasoko y'izo ndwara zari ziri mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imiraba n'imiyaga biteceke mu mbaraga z'umwuka wera, ibyo byahungabanyaga kwizera kwawe, Imana Data twese bicecekeshe mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Dukomeje rero, Yesu ngo amufata ukuboko aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki kitumye ushidikanya? Yewe ufite kwizera guke we. Urumva ko hano Yesu kwanza aramugaye cyane, iki kibazo ari kumubaza kirumvikana ko atari ikibazo gishimishije Yesu. Yahise amubaza ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Suko atabonye, Yesu atabonaga ko uwo muyaga uhari, yarawubonaga, ariko nubwo awubona ntashaka kushidikanya ngo wumve ko hari icyo wagutwara.
ugomba kugera ku rwego rwo kubona ko ibyo ucamo ntacyo byagutwara, ntacyo byahindura ku mugambi w'Imana, ntacyo byahindura ku cyo Uwiteka yavuze. Petese kiriya horiya, ndumva afashijwe. Ibyo ucamo byose n'ibyo unyuramo byose ntacyo byagutwara, ntacyo byahindura ku mugambi w'Imana, ntacyo byatwara icyo Imana yakuvuzeho, ntibyahindura iminsi n'ibihe Data yagennye by'ibyo agomba gukora ku buzima bwawe. Reka baroge, reka bavume, reka batongere, reka bidogere, reka bikakare gute, ariko ntacyo byatwara umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo byaburizamo icyo Imana yapanze igomba gukora ku buzima bwawe. Byamanuka byazamuka, ugomba kugera ku mugambi w'Imana, ugomba kugera ku cyo Uwiteka yakuvuzeho. Hagarara mu kwizera, uraza kubona icyo Uwiteka yakuvuzeho. Iyo miraba n'iyo miyaga urabicamo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uratinya utinyishwa n'iki niba uri kumwe n'Imana? Genzura urebe neza niba ukiri kumwe n'Imana. Ariko niba uri kumwe n'Imana uratinyishwa n'iki? Zamura ibyiringiro byawe no kwizera kwawe, ureke gushidikanya, ureke guhuzagurika mu misengere yawe no mu kwizera kwawe. Uraza kubona Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo nsengeye aba bene data bumvaga ijambo ryawe, ubaka kwizera kwabo gukomere mu izina rya Yesu Kristo. Watinyishwaga n'imiyaga yari muturutse imbere, utinyishwa n'uburwayi, utinyishwa n'imizimu n'uburozi n'amadini n'ibikorwa bya Satani byose n'ibihe yibonamo arimo aracamo, ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo umukomereze kwizera. Yesu, ukomeza kwizera k'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ntiyongere gukangwa n'ubushomeri, ntiyongere gukangwa n'ibitero by'uburwayi, ntakangwe n'amagambo abadokiteri bamubwiye, ntakangwe n'ibihagazemo, ntakangwe n'umugabo amutaye, ntakangwe n'uwo batahuza, n'uwo batumvikana, bari muri relationship. Katika Jesus, uyu muntu mwami ntiyongere gukangwa n'iby'amaso yibabona. Ndatura ngo umutima ukomeze mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zo kwizera zagukire muri we, hanyuma abone ibitangaza bya n'imirimo yawe, ineza yawe iseruke ku buzima bwe. Ni mu izina ry'uwa mugapfakazi ukadusabye twizeye, amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana, ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Ntugende udakoze subscribe niba byari ubwa mbere. Mugira ibihe byiza hano ku Isengesho Ribohora Official. Amen.